Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe mukurikira ibiganiro mbagezaho ku muyoboro YouTube channel Icuriro TV. Abantu benshi rero bakunda kubona indimu hirya no hino, ariko abantu bakabasha kuzikonsoma bazirya, bazishyira se ku masarade ndetse n'ahandi hatandukanye. Ariko muri aka kanya nkuzaniye ibanga ry'indimu utaruzi, ibanga ry'indimu wowe indimu wazibona ko uko cyangwa se ukazifungura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nje gukumenera ibanga ry'indimu rikomeye cyane kandi riraza kugutungura, kandi ugasanga ubashije kumenya ikintu cy'agaciro ku buzima bwawe. Niba rero ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro YouTube channel Icuriro TV, ugerageze ukore subscribe, ugerageze ukore like ndetse na share, kugira ngo tujye tubasha guhuza ibiganiro kandi utubere n'umuterankunga mukuru wo kuzamura YouTube channel yacu. Nubikora urabukoze cyane. Abahanga baciye umugani ngo aho kurya inka wakishimira kurya ibyirya, kuko ibyirya bigizwe n'uruhererekane rw'imiti itandukanye ivura umubiri w'umuntu. Rero nanjye muri aka kanya ntago nje kukubwira ibigendanye na y'amazi aba ari mu ndimu, nta nubwo nje kukubwira uko ukwiye kuyinyunyuza cyangwa se kuyirya, oya, ahubwo nje kukubwira imbuto, za mbuto ziba mu ndimu. Ziriya mbuto abantu benshi bakoresha indimu barazijugunya bakazita, nyamara ziriya mbuto zifite umumaro ukomeye cyane, ndetse ntabwo naba nibeshye nkubwiye ko zirusha cyane umumaro bya bindi bindi ukonsoma ku ndimu, ahubwo ari ibishoboka. Ziriya mbuto z'indimu nizo wakitaho, nizo wakibandaho, nizo wagerageza gutunganya, hanyuma zigakubera igisubizo kidasanzwe ku buzima bwawe. Iki kiganiro urakigezwaho na Natural Life Medicine, ivuriro rivurisha ibimera kandi rivurisha ibituruka ku mazi ndetse no ku butaka. Rero ni ukuvuga ngo ibyo nakubwiraga Natural Life Medicine ikugezaho ni ibigendanye n'ubuvuzi bushingiye ku bimera. Rero ni ukuvuga ngo indimu ni kimwe mu cyakubakira ubuzima cyane, ariko nanone imbuto zayo akaba zifite umwihariko ukomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Izi mbuto rero zijya zibasha kuvura ibigendanye n'ibibyimba byo mu nda, ibigendanye no kugabanya ibinure byinshi biza byibasira ibice byo mu nda, ndetse ugasanga n'umuntu aragira ibyo bita ibinyenyanza. Izi mbuto kandi zivura icyo bita igisyo. Izi mbuto kandi zibasha gukomeza amagufa ndetse no kuzibura imitsi, ndetse no gutuma amaraso atembera cyane mu mubiri. Izi mbuto kandi zifasha cyane abantu bafite ibibazo bigendanye n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima muri rusange. Izi mbuto kandi ni nziza cyane ku muntu urwaye umwijima, kubera ko izi mbuto zisohora imyanda mu mwijima. Izi mbuto kandi ni n'ingirakamaro cyane ku muntu ukunda kurwara umutwe, wa wundi bajya bita ngo ni umutwe udakira, cyangwa se akaberetwa, cyangwa se umutwe w'uruhande rumwe, kubera ko izi mbuto zifite umumaro cyane ku bigendanye n'ubwo burwayi. Wabonye abantu bagerageza barwara ibibazo by'igisyo cyangwa se kugira ibibyimba byo mu nda kenshi, ndetse no kugira ibinure byinshi by'ibyimbagirana mu nda, mu nyama, mu bice byerekeranye n'inda, kuribwa amara ndetse n'ibindi. Ndetse izi mbuto zikakurinda guhura n'ibyago byo kurwara kansa. Ni ukuvuga ngo rero izi mbuto z'indimu ni ukuvuga ngo ni umuti w'agatangaza, ni umuti
uteye mbese wagatangaza ku buzima bwa muntu. Ndagukangurira cyane kuba wakoresha imbuto z'indimu. Rero wazitunganya gute? Imbuto z'indimu urazanika, wamara kuzanika zikuma, hanyuma zamara kuma ukazisya zikaba ifu. Ukagerageza kujya ufata agace k'akayiko hanyuma ukagashyira mu mazi ashyushye, ndetse ugatereramo na cloves nkeya cyangwa se black pepper. Hanyuma noneho ukajya ufata itasi mu gitondo n'itasi nimugoroba ugiye kuryama, ubwo ni 2 ku munsi. Ibyo ngibyo bizagufasha cyane, ndetse bizanagufasha ku bigendanye n'ubuhumekero, ku bigendanye n'amasinezite, ku bigendanye ndetse n'uburwayi butandukanye bwibasira inzira zo mu mihogo. Rero izi imbuto nyine z'indimu arizo mbuto nari nkubwiye muri aka kanya, ni umuti ukomeye cyane ku buzima bwawe, ni umuti ukomeye ku buzima bw'abawe, ni umuti ukomeye ku buzima bw'inshuti, ni umuti ukomeye ku buzima bw'abavandimwe. Mu gihe waba ukoresheje ubwo buryo uzaba wirinze cyane, cyangwa se uzaba univuye cyane. Mu byo uzaba wirinze kwibasirwa n'amasinezite, kwibasirwa n'uburwayi bw'ubuhumekero, kwibasirwa n'imitsi ndetse n'umuvuduko w'amaraso, ibibazo by'umutima ndetse n'ibindi. Ariko kandi uzaba wivuye igisyo, uzaba wivuye ibibyimba byo mu nda, uzaba wivuye umubyibuho ukabije, uzaba wivuye ibinyenyanza, uzaba wivuye ndetse no kuribwa mu ngingo, uzaba wivuye umutwe wo bita ngo ni umutwe udakira cyangwa se umutwe w'akaberetwa. Ibyo byose bizaba bikize burundu. Mwibutse ko gukoresha iyi ndimu neza wakabaye uyivanga na black pepper cyangwa se ukayivanga na cloves. Rero cyangwa se waba ufite amudarasine nazo byaba byiza ugakoresha muri ya mazi. Rero ibi biganiro nk'uko nari mbikubwiye ubigezwaho na Natural Life Medicine, ivuriro rivurisha ibimera. Imana ishobora byose ikomeze kubana nawe. Ibyaremwe, imbaraga mu byaremwe niho Imana yigaragariza, kandi Imana yigaragariza mu bitangazi dukorera, mu mirimo n'ibitangazi dukorera. Aho hose niho tubasha kubonera Imana. Rero niyo mpamvu nawe nkubwiye ngo ukomeze kubana n'Imana.